Nitwa Brenda Wanjiro Amboso, ndi umukikuyu nkaba mushwa w'abaruya. Bakwini nibo nababwiye ngo shaka kumenya indirimbo none bakanyigishije ngayimenya ya munsi nababajije ngo banyigishe. Ntibyakugoye gufata indirimbo? Nukuri iragoye ariko iminsi ibiri wabimenya. Abanyamulenge bari hano bareke kuvuga abantu nyine twebwe Turabakenya ntago nyine nago byanze ariko bareke kutubona abakobwa benshi b'abanyakenya tuzayitwara nka nabi. Nyine hari undi umuhungu w'umunyamulenge yankozeho nukuri na nyine ikintu yambwiye mahita mbabara nyine ngicara hanze gucya kwibuye ngatekereza ne hari abanyakarama abasegege abasama abatware abahiga ababandi bitwa abahega abega abo ngabo abasinga abanyabyinshi abasinzira nyine abitira nyine ababitira nabamenya kubera abandi bazavuga ngo ababitira bazabombara nuko nayimenye. Twongeye kubaramutsa ndetse tunabirizaho abadukurikiranye kuri Ambassadors YAACU TV. Kuri uno munsi twabazaniye umutumirwa navuga udasanzwe nkuko mumubona imbere yanyu. Uyu turi kumwe mugiye kumwumvaho byinshi ariko mu ncamake ni umunyakenya cyangwa se no munyagihugu mwenyeji wa inchi ariko azi Ikinyamulenge. Urumva niyo mpamvu twamwegereye nka Ambassadors YAACU TV mu buryo bwo kumenyekanisha ururimi rwacu uko hari aho rwagera cyangwa se hari abandi barukunda bakashiramo imbaraga zishoboka zose kugira ngo babashe kurumenya. Tuguhaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Brenda Wanjiro Amboso, ndi umukikuyu nkaba mushwa w'abaruya. Ni umukikuyu akaba umwishwa w'abaruya. Ngira ngo nawe uri kutureba wenda byagutangaza kubona umunyakenya ariko abasha kuganira Ikinyamulenge. Brenda, Ikinyamulenge wakimenye gute? Nyine first of all nagiye kwiga hari ishuri yitwa St. Winners. Niyo twiganye n'abanyamulenge abakobwa beza bazaririmba muri Blessed Choir. Nyine baririmbye indirimbo nikanshimisha mu mutima nyine ngasanga nanjye nshaka kwimenya vuba ngabegera ba Queen ngababwira ese mwebwe Queen bariyo Kamariza n'abandi benshi bagiye muri Amerika abandi baracyahana ariko ba Queen nibo nababwiye ngo shaka kumenya indirimbo none bakanyigishije ngayimenya ya munsi nababajije ngo banyigishe. Ntibyakugoye gufata indirimbo? Nukuri iragoye ariko iminsi ibiri wabimenya. Brenda, niki cyatunyeze ukunda Ikinyamulenge? Byavuye kuki? Nyine umuco hari bandi bafite umuco mwiza ntago ari bose ariko barawufite kandi nyine the way they carry themselves it drove me to loving them. No kuririmba yantumye nyine ngasanga nabaye umunyamulenge gufi. Imico y'abanyamulenge niyo yatumye ubakunda imico myiza no kuririmba neza bituma uba umunyamulenge. Kandi ngira ngo n'ubu ngubu usengera hehe? Sengera muri EPC kwa Mureta nimba ni kwa Ngurunziza sinzi ariko niho nsengera. Zomba abanyamulenge ese ugiye hehe? Ngiye kwa Mureta gusenga nuko nyine nanjye nabimaze
niho nsengera, mfite abashyitsi beza, ni abeza cyane, kandi ndirimba muri korali yitwa Blessed Choir, nayikunze. iyo bari kwigisha cyangwa se bari kuvuga mu ikanisa ntihariho byinshi bigucanga utumva neza? Birahari, hari igihe kizancanga none mahita ndeba ese perezida we ukamfasha hano, nyine perezida wacu w'ikorali yitwa Blaze, kandi ifite undi mwarimu w'umunyamurenge Joshua, uramuzi? Joshua azanyigisha buri gihe, twabonyanye kubera ni umwarimu ku ishuri, ta gahunda nyinshi afite, ariko yanyegereye akanyigisha indirimbo zindi z'ikinyamurenge kandi no kuririmba. Turamushimiye cyane Joshua kubera ko nawe ni umwambasaderi mwiza, kubera ko abasha kumenyekanisha ururimi rwacu muba. Turamushimiye cyane Joshua, akomereza aho ngaho. None waba hari inshuti z'abanyamurenge mvuga ubushuti bwihariye nyine cyane, uvuga ngo uyu ni rafiki wangu wa ndani kabisa? Nyine mfite benshi bafite n'umurara, nanjye nabyumvisha nkari ufite umurara nawe? Nanjye mfite umurara. Ngaho ivuge kinyamurenge, twibwire kinyamurenge. Ngewe ndi umutware w'umungura, ngaba mwishwa w'abahiga. Ngaba mwishwa w'abahiga, nyitwa Nyamwiza. Nuko bambwiye tuseka. Nyamwiza. Nyitwa Nyamwiza nanjye. Mfite umusaza mwiza, ni benshi, mfite abasaza benshi b'abanyamurenge nyine batware, ni benshi cyane bazanyegera bakanyigisha, tukavugana mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, byose barahari. Kandi nyine abashyitsi banjye ni benshi, baratandukanye, murara nyinshi ibitandukanye, mbivugeho so? Vuga imirara y'abanyamurenge uzi. Hariyo badahurwa, mfite inshuti nyine kuba badahurwa, yitwa Rosine. Nushaka uvuge imirara gusa. Ntacyo bitwara nyine. Hariho abanyakarama, abasegege, abasama, abatware, abahiga, abandi bitwa abahega, abega, abo ngabo, abasinga, abanyabyinshi, abasinzira, nyine abitira. Nyine ababitira nabamenye kubera abandi bazavuga ngo ababitira bazabomba nuko nayimenye nyine. Dukomeje, ni iyihe mico y'abanyamurenge se wakunze? Culture y'abanyamurenge ushobora kuba warabonye ukabona itandukanye n'iyiwanyu? Ni ukuri kwambara igitenge njye ndayikunda basha. Yego, ariko bazambwira ngo uri umukobwa so wambara igitenge cyangwa udode ikanzu, igitenge nzaba mama gusa ngabarwana. Ndazikunda. Urabikunda cyane. Ese wumva uzashakwa n'umunyamurenge? None ntabuze umugabo, njye nta mugabo mfite. Oya, n'ubundi uracyari muto, ngira ngo ariko igihe nikigera wumva ko ushobora gushakwa n'umunyamurenge, wabikunda cyane? Ntacyo bitwara, ni umugabo se, si n'umugabo none, ariko ntabwo njyaho mwitira we. Sawa Blenda, wavuze ko uririmba no muri korali y'abanyamurenge, ngaho turirimbire akaririmbo k'ikinyamurenge. K'ikinyamurenge? Yes. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Ndagukeneye ku manywa na nijoro, mu bihe byose umbe hafi. Gusenga kwanjye
gukugiriho manurama horo yanjye ndagukeneye ku manywa na nijoro mu bihe byose ube hafi. ngira ngo ikinyamurenge si no kukivuga gusa no kucandika uzi kucandika ibyo wabyize gute? None usanga abafite banjye nyine muri korali yacu bazayandika cyane ku rubuga nyine matangazo. Hari igihe cyananiye cyane mpahita mubwira ngo mwandike igiswahili cyangwa ndarefite kubera ukuri kiragoye, ariko usanga ukegerana n'umuntu ukamubwira hano ntabwo ndi gufata cyane ukanyigisha aho kubyandika. None usa umuntu ari kwandika ukagisoma ukamubaza ese itranslatinga gute, namara nawe ugatangira kwandika. Niyo nanjye nafasha ngisanga ndi kwandika ikinyamurenge. Nanjye hari igihe navuganye n'umuntu muri telefone mu rugo kangusetse, mama wanjye amahita amubwira ngo ayowe hano turarimuka. Ese ngababaza murarimuka kubera iki? Ngabahita amubwira turi kuvugana ngo ceceka gatoya, mama ari ndera isoni hano none ndagira gute. Ngamubwira ese mani iki cyabaye? Mama akambwira ngo ese wewe watangiye gucuruza abandi cyangwa niki? Nuko yambwiye mu giswahili hano turarimuka inoneka none ataka kutubuza. Ngamubwira oya ntabwo ari ibyo mama, we ntabwo ari ibyo, mbese ni ukwiga ururimi rw'abandi ngahita mbimenya. Ese ni wapi umetoa wapi lugha, where did you get this language? Ngamubwira none abashiti twigana kwa St Winners banyigisha kuririmba ikinyamurenge, nanjye ngamahita mbikunda ngiga kuivuga nayo. Ai mama aki wewe mwenye alikuzaa mpaka wa leo nasikianga uchungu. Nikamwambia si ni wewe, kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu hata lugha zingine unajua mimi siwezi. Nikamwambia na wewe unashikanga hapa Kikisi, mimi ninakukataza. Akaniambia lakini umeenda boda, umevuka boda. Ariko yabishimiye. Arabishimiye cyane, azambwira ngo buri gihe turajana ku rusengero rwanyu turajana. None kicyumweru cyashika gutya amahita ambwira oya mfite gahunda. None sinzi nimba ni soni cyangwa ni kuogopa tu wataongea Kinyamulenge kingi imushike. Ariko yes, abashuti bawe ngira ngo mu rugo iwanyu barabazi, marafiki zako? Ntabwo ari bose. Abenshi barahagera baragusura mu rugo? Oya ni bamwe babiri. Yes. Nose mu bashuti bawe b'abanyamurenge hari abo wewe ushobora kuba wigisha ikikuyu ama kiluya? Bazambwira ngo iragoye. Barakubwira ko bigoye kandi wewe warafashe ururimi rwabo, kubera iki utababwira ati ntibigoye ukababaha mfano ko nawe wabashije kumenya ikirimi cyacu? Nzababwira buri gihe, nzababwira. Bakakubwira ko bigoye ariko nanjye Kinyamulenge cyaragoye. Ariko warakimenye? Ariko ndi kugerageza. Urakizi. Hari igihe nyine usanga gusobanura muri korali cyangwa mu rusengero ukigiraho. Niyo mpamvu mbahita bimenye cyane. Hari abasobanuri muri rusengero hano ndavuga ngo, ariko iwacu barahari mu Cyongereza ni Igiswahili. Nje Igiswahili cyane nani, ariko Icyongereza ndakizi. None basobanura neza ngahita mbikunda zaidi ngashaka nimenye nyine nyigireho nanjye kayimenya, nanjye nkaba musobanura someday. Ndakunda gusobanura ariko biragoye cyane kubera usanga nimba ushaka gusobanurira umuntu ka pastor wacu, Pastor Mureta, njyewe sinbishobora. Ikinyamurenge cyiwe uvira ndani
iwe iragoye. uzi no gutandukanya ikinyamurenge cya uku cya uvira cya rugo iragoye kubera impamvu zitandukanye. Hari igihe umuntu azamusobanurira ku rusengero, none ari gusobanura agasobanura kancyanga, none hari igihe azavuga musobanurire nawe akamureba gutya, ariko musobanurire ubundi wo giswahili aramushoboye. Sebaziga aramushoboye. Nari nyiga kusobanura ariko Pastor Murento nango. none se wewe nk'umunyakenya ubana cyane n'abanyamurenge, ubona gute imibanire y'abanyamurenge hano n'abanyakenya? Wenda wowe uretse kwivuga, wewe vuga muri rusange. Nyine bakunda nyine socializing with everyone. Ntabwo ari bantu bazayigira nka ndayivuga gute ngo wanajidhamini sana kuliko wengine. Hari benshi baza socializing, ariko hari bandi ntabwo socializing, nyine bakunda kubana bonyine gusa. Wababwira iki ngabo bantu yani baba bonyine kandi bari kumwe n'abandi n'abanyagihugu, kuki badaciringa nabo sabana nabo cyane? Abanyagihugu cyangwa abanyamurenge? Okay, mu buryo nyine umwuka n'umubiri. Nyine mu buryo umwuka dufite Imana imwe, ntabwo ari Imana nyinshi. Nyine uraguhereza ikintu, nyine dufite Imana ishoboye byose, na twese turamusenga. Nyine if you don't socialize with the people of God and you don't get yourself in the same place where they are, it's not worth going to church, because you're not preaching the gospel you want to preach. But if you're preaching the gospel everybody understands, you have to mingle with almost everybody who is in the Christ body, because mu rukundo Imana yonyine ni rukundo. None mpita mbwira ngo urankunze kandi ukagenda ukamvuga handi, oya ntabwo bishoboka siko. Ariko nukunze umuntu mu buryo bumuka kandi n'umubiri, ugomba kumwigira, ukimwigisha, mukabana nuko busanzwe. Nyine ukamubwira nimba akoze ikintu, nimba akoze amakosa, ukamwegera ukamubwira ese wowe wakoze ingi ntabwo ari byiza, ugenda windu nuko. None ugatenga umuntu kubera imico mibi ntabwo ari byiza, ariko kumutenga nawe ukamutenga nimba wagerageje kumuvugisha byanga, byanze kunyine kubyumvikana, nyine ukamurika ukamutengana. Yes, dukomeje Blenda, iwanyu kwa Wakikuyu ama kwa Waluhya, wavuze ngo umwishwa w'Abaluhya. Haba hari imico igiye gusa n'iy'abanyamurenge, niyo wasanze mu banyamurenge? Nyine kwa Abaluhya irahari. Igiye nyine bazavuga ngo umwana nyine kwitwara neza, ntitware neza iwanyu, nyine ukabyara iwanyu, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza cyane. Nyine ababyeyi ntabwo bagutenga, ariko nyine tubabibona neza cyane. Kandi nyine abanyamurenge bari hano bareke kuvuga abantu, nyine twebwe turi abanyakenya, ntabwo nyine ntabwo byanze, ariko bareke kutubona abakobwa benshi b'abanyakenya tuzayitwara nka nabi. Nyine hari undi umuhungu w'umunyamurenge yankozeho, ni ukuri nyine ikintu yambwiye mahita mbabara, nyine ngicara hanze gutya kwibuye ngatekereza ngo twahoranye ku muhanda, nyine akambwira ngo tugende, ngamubaza tugende he, ntabwo nkuzi, tuteziranye, wowe uri wahehe se? Ese muko uri umunyakenya? Yego. Ese uru rurimi warumenye gute? Nkamubwira he, narumenya gusa nabashite mfite banyigishije. Nana mahita mubwira ngo tugende ku kabari. Yego.
ngamubaza kugira gute nyine tunywa inzoga kandi ni umuyumbe wano kakarere kanu kakayora nangati ni umuyumbe abayumbe ngenda banze oya tubange uwo n'umwe ariko si bose barahari barahari ending the like uzababwira gutya naba senze ndayoboka gute ariko bareke gutekereza nk'abakobwa bose nabasambanye hano muri Kenya bari bandi bafite imico mibi kandi bandi bafite imico biza nyine inalingana na mzazi mwenye venye amekulea mimi nimelelewa na mamangu single mom na sijaijipeleka hivi acha I'm not perfect siwezi sema mimi niko perfect but the way they describe people it's not good they should not just judge someone based on what they are told no yes Blenda turagushimiye cyane kuba watwitabiriye ndetse kandi no kubasha kuganira mu Kinyamulenge mu rurimi rutari urwawe byakugoye byankoye nyine nari nsanga ngo nabuze ikintu kita oya ibyo wavuze byose ni bizima ntabwo nabishe wandi wabyishe naringize ngo nabyishe ariko namwe nyine nufite umwete yo kwiga ikintu nufite umwete yo kwiga nyine ushaka kumenya urwo rurimi nimba ni Rukikuyu cyangwa Luhya cyangwa Ryaruo byose nimba ufite umwete yo kwiga urayimenya nimba ufite umwete ni determination nje nari mfite determination n'umwete niyo mpamvu nayimenya ngaho reka dusoze usuhuza abantu abashuti bawe bagukurikiye kuri ubu nyine so the blessed choir abo bantu ndabakunda ni bantu babagabo cyane hari bandi basubiye ku ishuri uyu munsi ariko nabashuti beza cyane kandi ndabishimiye bafite imico myiza bazanyegera bakamvugisha nyine it's not easy to be yourself sometimes people take you as a wrong person like you talk too much especially me I talk too much I know but I talk sometimes with reasons ndishimiye buri muntu wese ari kurikiranye channel mukore subscribe nimba ni subscribe nyine yego nanjye ndabaramutsa buri gihe nimponye umwanya yego kandi ndishimiye mama wanjye cyane mfite abamama babiri mu Banyamulenge no mu Baruyi mama wanjye w'umuruyi no mama na nusu uyo mama amestand na mimi kwa kila kitu mu buryo bumuka kandi mu mubiri yabaye inshuti nziza kuri njyewe hari igihe maze mu rugo tafiz myaka 6 mu rugo takugenda ku ishuri abandi bagagutuka bakakugira inama hanze kandi tusoka mu muryango kubera bari hanze kuvuga gusa ariko mama wanjye mahita mbwira buri gihe haya yote yanamwisho nyine urigana kandi urabishobora na nyine Imana yampaye umuhamya kampezi umuntu akamfasha nyine ngiga ngamara ubu ngo narangije form 4 mahita ngenda muri college ndashima Imana cyane mu byose urakoze cyane turagushimiye nawe ndabashimiye cyane nawe urakoze kunyita Imana iguhereze umugisha yes bye bye